Mbega umugabo najua, 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 Mr. Najua, kava mahanga, kanyamugi, ulimanyanga pe, mubaturanyi barakumenya, abavandimwe bose nakubwira, umugore mubona makuzi umejana reka ngutwaze ndakibazo humura reka ngutwaze ndakibazo kuko banjye hari ikintu ndashobora kwihanganira sinshobora kwihangana kubona abakobwa beza bari kuvunika reka ngutwaze uburyo njye ntibisanzwe reka inama baraza abantu bose kuko bari abantu tugira amafaranga ntabwo tugira umuziya cyane cyangwa ngo tugire ngo ubwiyemezi byinshi cyane ariko uriyemera amezi byanjye utangira kunyemera aho utana ariko kwiyemera reka gusa reba ibintu wambaye wowe uri umuntu wo kugira nitekereza neza uda amazina gangira nitaka Mr. Najua cyakava amahanga kanyamugi abo bose naganze yewe wakwise Najua nta nubwo yibeshye oje reka urihara wowe nta n'ikindi ari yumbaye jeze ngiyemera ngihara oya bure nubwo wakwemera cyangwa ukihara ariko ukihara ibyo ufite umubi n'uyemera gizeta afite bura nugira bana ndi guseka nugira avuga ngo ndi umuntu w'injajwe kuko asha ni ibintu byinshi biba bitumije nzeka uza amakuru mba mfite mu mudugudu mana baragutoye se umudugudu amakuru mba mfite ese nguriye n'umunyamakuru kuri radio kubera ko n'umuntu bayateye bamuzi aguzi runaka yijya kwaje gatoya buretse gato iyo agiye gutera inda araza akakubwira ko agiye gutera inda nuko mbimenya muri ubu uri mu nzu se ibaze ko wamuniga yateye inda nijoro mugore ajya kuri wese ahita mwirukana gutera inda ni ibisanzwe none se umugabo ari kumwe n'umugore mu nzu ari babiri numva gutera inda ntabwo bibiri mu byatanje ese none nuze nawe ndi yabyaye ubushize yamubwiye ko inda yaviriye mu buriri abyuka ari kwanika amatembo nyine yararyamye umugabo ivamo isi bibaho inda isaha ivagamo hakora mugabo ntibijyajwe nta nubwo azi no gutera ese ubundi uri kuvugaho umugabo ntabyo hariya hirya ni ibumoso bw'iwanjye ntabwo azi gutera ntabwo umugore yakumbwira magute navugi Najua nose gutera inda ntaga ni bya buri wese se buri kumugabo aryamanye n'umugore ni ngombwa ngindinda aba nazabona bakwiza cyangwa bajeniki afite umugore Yesu Imana afite amafaranga ariko ziyemwe data burambita amasamba ukumva uko katrebe bagutya duhuye n'imvuye kureba hano amazu ganjye tugane turi kugenda nambe kuri amazu ganjye nangiye kwishyuza abapangayi bari kumbe mukira cyane kuko bura inzu bakwishyura 300 ku kwezi iyo batinzemo ng'imisi biro bakugwe mukira cyane ubwo none mazu ngiye kuri parking ngiye kureba amafaranga birangira nyine ndagiye gunda batrika manze ngufashe ngugeze naho ugiye none mbone baki wona nasubirayo nyuma izo miliyoni ze zimaze kizira kuruta zoya ahubwo se twasubiye kujya kubikuza amafaranga oya dusubireyo si reka manze ngugeze mu rugo ndakibazo ubwo imodoka yanjye nabakwiza none nahita njya kugufata ariko uranyihara ngo ufite amafaranga oya humura ahubwo se bakwitaga niba ari ikintu nkunda n'amafaranga icyo cyo rero nanjye ndagifite urumva kandi niba ari kindunzi nukugaha abantu bose bangundaga kere kutangundaga nawe wangunze wakoko kukubarira ko naba nzigiye ni tariki yari y'amafaranga nanjye naba nzigiye oya humura buri ufite ibibazo by'amafaranga ugahura na Mr. Najua ibyo bibazo byose barakubyarangiye kare none yibaze ko bamufundite nuza kamoso yagiye kubaka yasanga amatafari yagurishije se saya agomba kuyagurisha ubwo nuruka yasabaga mu nzu yamushigikiye ayigurishe da nakayagurisha none ejo bundi mugore yagiye kugura amandazi ageze iwe habisize hari yagiye kureba umwana ngo yajya asanga umugabo ufu yaheze kera yamaze mu nzu ye kuhana jabagamo imbere wasanga ari imbere bari kumunyibeshyera bamuhungu kumushyigikira nimbwe reka turaziranye ariko umugore bari kumubeshyera ibyo bibereye oya ntabwo ari kwiyo hirya gusa ibyo ya Yesu we ibyo ya kabisa reka mubwize n'ukuri rero oya njyewe no mu ndara y'igihugu
bazi ko njye ndi umugabo uvugisha ukuri ikintu maze kuvugira ubugambo ukuri mbagaze uri kuvuga ibibazo by'urugo rwa Najua Najua turaziranye uri kumubeshya ubu gutya n'ibyabereye iwawe rero watangazwa no kumva mbikubwira kare cyane umva none se umva nawe n'ikibazo cy'amafaranga ufite ikibazo cy'amafaranga angana twajya twitaye ku mani yo kugendana amafaranga yakinze uje humura bari abantu imana ifatika twohereza tuje kubisubizo by'abandi bantu muzi nanjye ngubwiye ko ari umva ntwaza ariko uza neza ushaka kubibiki iwanyu oya humura ndakibazo ariko uturutse hagana he okay iraruguru mu mujyi hariho niho navukiye bana ko nagize umwaka ngakurira inama mu cyaro ariko ubundi ngene ndi wo mu mujyi nose uvunisha kanyamuge wumvaga iki baje no mu mahanga njyagayo mu bihugu by'irahanze byo mu mahanga njyagayo cyane bwana iki diaspora ndakivugaga ni ikirundi igikinjasa ibyo bose ndabivuga cyane uri babateka mito bajya baba ikirundi njyewe si ndaba ngumucyucyu wina oya ndugira ikibazo nda kibazo ahubwo reka njye ngugeze imbere impere urihangana arige mvuga ngiwe bite no kubona n'abagore cyane ariko sinduza oya nari numva bavuga urugwiro bari kufite amafaranga nta kibazo akababi ego sera ariko shaka ya uputumye oya ngubura ejo sinabona kuza kwakira ibyo mu rugo niyo babimenye ya voilà nyine mba ndi gutata none ko nzakubona ngaguha nyoko oya nushaka umumbe nari nongera kubona nzagwa nyoko kugenda ujyana ahubwo reka ngubise nukuri ibyo kwiriba uritapagura ubwira umugore ngo ugiye kugura ikibanza kandi ugiyajyanye mu ndaya ibyo nabyo ndabizi uzi ngo yesu we uri kizima sha yajyana mu ndaya yajyana uhari umugore wawe ejo bundi yaje kumbwira ngo mugiye kwandika resi nyuma yaho ngo ubuze amafaranga iyi iriya ndaya muraranaga uraje ubibona ese ko yambwiye ngo nyamuguze ambwiye ngo nyamuguze azanyishyura ayiwe reka ngo uragenda ugasanga agafiriti yateguye akagira ute yajyamo ukajyamo uzumikwa ese kuvuga ngo ari amafaranga uzi ngo iriya nzu iyo yirandayirimo niyo yiyubakiye ngo nyine yarambwiye ngo muguze azanyishyura ngaho kubera nawe nuko navuze ngo na Johnny uri ku rwego rwo hejuru mbwa ninde sha urembwa ndabwo jewe ndimbwa ese ngutere turembwa umva nugiye ngo nakunda ikindi nkunda amafaranga kurusha ikindi uyu nanjye wangunze nanjye rero ukivuga amafaranga ndetse mukunda kuko ni kuzimu wabona mama na mutanga kubera amafaranga ujya humura rero humura kuko nanjye buriya nubwo ngeraga amafaranga menshi ariko umva tugende ahubwo witinda wewe ntugira ikibazo ese ko ndi kugwa ntunafate nibagiwe uranangamira utuntu twawe twiza dusa n'uduzambaza tuturutse mu kiyaga cyiza ngahita no mu bwenge burayobye none ngareba ngo ngutsikure ariko humura uzi ikintu ushaka uzahita ushira ku gatabo ka banki oya se twajya ku gatabo kamwe ubu buranda ndacyuzi sibyo uriya mukobwa shamiye suzi ko yarafite inda ntabyo ndabyize yabikuyemo none n'ikinini yakiguriye hirya kwa nditunze nawe yaguriye ikinini ngiye gufata ibinini by'inzoka nditunze basigaje kumufunga ariko yabikoze bisi neza mbonaga bari kujyayo z'abana zavuyemo bari kuzimya cyabikora none ngo ejo ukabona umukobwa afite inda ukabona yayiteye kugira ngo ni ibyo byari kuba haza mu bantu bari ku rutonde rwo gufungwa uriya mugabo arimo nabigize akamenya niba mufunga nta muntu mu mudugudu uzanamufunga ariko se waje kugira ngo kubana inkuru hano bana byangubwiye ukuza kugira kubana inkuru hano nawe si umugore nazanye ni kabukira njyewe ndugire ikibazo kabisa ibintu byose byirukaje ku murongo gumwe kuko ejo bundi nabwo nateze intege nari nagiye mu Buholandi bane nigishwa ziranga ndakivugaga jewe kitamuye muguye cyane umvuze ko nari ngiye guca mu zira nzira za ruguru nacanga ubwo sinaguhura nawe gusa ariko simbuzi bazi oye bura nimana ndabari kubyemera kujya guca hirya ndure nanjye baza yo muhura oya muhuye n'amafaranga nari kucari ivo nkahura n'iki warugura n'igikiza ukugura n'abambuzi babajura bagakwambura yego sha ariko imana isubiriza igihe oya humura barangiye ko wahuye nanjye ndakemera kumuzikira witwa
banjye nzi no kuririmba nzi no kuririmba buriya ngende umuhanzi ukomeye ngo uri keza ngo dizi uri keza ngo ndutira byose ngo bigamba neza yewe mu bintu byose mba norukanije neza ahubwo tuzahita tujya no muri studio nzakumanaginga ukimpa amafaranga nyine nyamanaginge nawe noneho nitugera muri studio uririmbe nge ndaririmba indirimbo urumva ibyo ngibyo by'indirimbo ni iki oya hari ikibazo si nta kibazo ubwo ugenda umunyamugi cyane ntabwo ngo nuko nagize umwaka ngakura inama cyane ariko ubundi ugenda umunyamugi wuzuye cyane wagize umwaka ute kandi umbwiye ko ufite amafaranga inyuma nasi umuntu ufite amafaranga agira umwaka oya nyende kukubwira nuko nge nituye ino mu cyaro ariko ubundi iwacu ni mu mujyi nizire i Kigali sizo nakuriye irahoze i Kigali hose hose niho nakuriye cyane umva ubungubu narwo nzongeye kwikora n'ikintu kimwe oya ndagomba kuko ngewe nshaka ngewe ndi gushaka jera araje amafaranga kanjye rwose akagajira akamenya ibintu byose bikozwe n'ibitakozwe neza akabiringaniza ku murongo rwose uwo muntu rero watize ubuze gusoma me byarangiye rero dore n'aka kagabo kagenzi kawe wowe cyo kubagatezwa aka kagabo katafite mu mutwe wewe gucyo uri kwifata ukagira ndi n'umwana uyu ni umugabo uyu se umugabo ko mwese muri ngegera ati umuntu w'umugabo bambaga ibikoti bimeze cyane pandabura undi ngozemo iyuba ukozamo suri miki ngewe ikintu cyo njya kukubwira uyu mugabo we ni ingegera nawe uri ingegera ingegera sha mwese dukora muri imbaraga amabingo rero uzahano ufite ngiye kukubwira di icyambere ndi kukubwira dunyega biragarara nanga kutumva bakagabo barayanditse gore namutoragiye mu iresha mereza amafaranga y'ishuri y'abana abana batangiye kwiga bajya kushuri nta kanya nta mikoro inshingano zose muzerezaga abagabo ndakora nawe ugakora ibyo turi kubikura njyaho ndagwabibwira impereza amafaranga ngenda umuntu uri kubwira nk'abandi mu monda nk'abandi hagarara mbere mugabora mbo tugende umuntu ufite amafaranga cyane n'ahantu bose barandinyaga ibikuyu by'inga amasambu imirima ibintu byinshi ndabifite amazu Kigali narakubiswe ariko noneho sitaye ku mafaranga oya humura bura umwuka wera gukuye nayi rubavu ugiye telefone bura kujyana ukona nimvuye mu murima ari telefone kujyana mu murima yo kujyana kunya kujyana mu nyine ibintu byose telefone kujya akana ko mu murima somo nawajyana phone nini ndiyameneka kuya nako wajyana mba nimero zawe none kugira ngo turabona uko tuvugana neza tunanya ashiramo nguri keza nabundi nge ndungire kibazo pe n'abantu bose baranze mabanga ko yanjye yanjye kumeze nk'umuntu utayizi nimero yanjye yawe ndaze guhana sinde turi kumwe ubwo ngiye izina ngiye kwandikaho ni amafaranga oya nda kibazo iraho Mr. na Joe mukire w'amafaranga kuko ngengeraga n'ibinombe by'amazahabu umva nayabariye oya humura ngiye buriya ngira kwe ngo ngiye nagukunze menye ko icyo gima nagusekeye kuko ngo waga amafaranga ni wanjye gose niko n'amafaranga niko ko ndaraga abajya gusenga musenge je nasenze ndasoje n'ubundi rwose ngiyewe nakubwiye ngiye nagukunze ndatse no kiruka urangije arabifata ndekure ikangubwire sibyo urekuye ngubwire urekuye wumva wa mugore sibyo ubuzima bwo muri minsi biri kwanga ubona abana bawe umurage wanyu mbe ndahiguze nabi wacu bijyanyine nabyara nigeze ngura mu rugo ufite babiri uranzigira umwe ndabigusigira byose amana uyibona ko ndahora n'ugumuruhuka vubireka iby'abagore nembereza y'amafaranga ndabindi reka ngubwire sinubundi nanjye ngufashe mwa umfashe mbatembereza amafaranga urisariye mungore wambabarira wandeka ngigendera gutemera kudakomeza ariko reka ngubwire reba ibyo yadandenze natubanyeho nabyo uri kubari gurana so kandi ko kagabo kawe tunakunda tubana ndabwo ngiye mukiraka meza amafaranga ndashobora kubikura reka ngubwire ariko tugabukiye rekura ngwere kimbe kwaye ndekura yego ya mbere Angelique, cyane nziza ndabona umeze neza cyane umva mwize neza gusharaje
mfite amafaranga rwose ndarya neza bivuga ngo mfite amafaranga avuga ndahumura amafaranga kandi kubibona ubu ndi gufiringa amafaranga inzira yose naje ndi gufiringa amafaranga mbwira amakuru y'inyoni gusa nakubwira amakuru y'i Kigali rumunye cyane wa mugabo se yatuma njyayo mugabo ku buryo yatuma wambara ibi ngibi ngiki umva none wumva mbwira ndagukiranye kandi tuyana mbarireze nabonye umugabo ufite amafaranga uvuga amafaranga mbwira kuyajya urabona ya telefone yanjye nini bahita biguhiza kuko nawe icyo nayimaze ko amafaranga afite iyo uriya mugabo unzuzuguraga nahita umva mushyira ku ruhande yibaza niba yakayigurisha ikibazo ko n'abayobozi babiri hari udukaca ukuvuga kuyigurisha gusa si yanayimyiba akajya kuyimwera ngayibaza none wowe uyigura rero nko guhereza imbwa ngo igende ibike mu kanya igufa yarangiza ikarirya mu kanya cyangwa inyama rero icyiza ariko mubwira ujye uza dufiringa amafaranga angahe iwanjye ngende kuga twanahita dushaka ntekereje amafaranga yambwira mwana w'umugabo ntabwo waba wamubona ubwo umugabo nameze nka uriya wanjye abahuriye ugura ufata ya mbeba yawe irambaca warangiza ukavuga ngo ni umugabo muzima ntaho bahurira nanjye namusitaye ndamusitara sinaje gusangana nawe ese ubundi ko wambwiye kuri telefone nganyara ku buriri ubwo izo nkari uzazikizwa n'iki umukobwa mwiza nkawe matera yaratobotse kunyara mu gitondo saa saba kunyara amata anyara ku buriri uraje ujya urara no ku makoma njye rero nkubwize ukuri nkigera hano mu cyaro iwanyu nahise mbona umugabo mwiza cyane ukiri muto amafaranga ariko uri kumubara mu nzira nta nubwo wamenya ko yafite yakwivugisha ukuntu ngo yageze muri Kigali ngo sinzi n'ukuntu yari arimo kubivuga abatari bariya mbwa yanjye umwana agakugurira ikaze neza kugira ibyo byana namusigiye atanatanze n'ikushi ariko warabumwe ndazakurusha abe ari umugabo mwiza abe n'umugabo ufite amafaranga ukomeze use neza agareza ibiceri atari bariya reba ukuntu waturutse i Kigali ukaza gushaka ngumva ngo abanyeshuri wabize none wogiye uwo nabonye we ntabwo ari byo kubeshya arayafite no mu mvugo biragaragara nagira kure mu nzira kimwe inzoga aho ugeze aho wirirwa nzagutekera mu gitondo ifi uri kubyumva ujye ujya ibyo ushaka uwo meze neza ntabwo ari ngange mana umva ndi kumva gusinzira byanze uriya mugabo ngeze mukurere ngeze ntuzakinizize urasaba munini aza yasinze umukora ari maso abyuka ari kureba mu masafuriya nashyiramo umutego w'imbeba umufate nawe ni ng'imbeba we ntubimbwire kuko noneho waba warumiwe umva nese ubundi kuba wahoze umbwira kuri telefone ngo ufite umugabo ngo unyara ku buriri kutera wanyamunyereka basi basukura iyo mbwa si wanayirebaho reka kukagegera anyara ku buriri kirira kandi kunzereza gusa ahubwo nyibwira iby'umugabo wawe ureke kubwira ibyarirangegera umva ndabona warabaye nk'umushutira ubundi wowe ubundi ukiri i Kigali wa mukobwa uri hejuru ngo wamubwire iki nyibwira amakuru y'uwo mugabo wawe ndebe wiki abantu bino ko mbazi umva akimbwira amafaranga n'izina nagira gusa umva mubwire ariko yanjye kubera ko afite amafaranga bose ubundi uragira mukwereke umuntu wawe nase najya kumushaka kandi mfite umugabo turabayobowe ubu uragira imiruho yawe igendere mu mafaranga natomboye aha uzamunyereka buriya nyine muri kubikemura ubwo ko mana umva nzamukwereka ntari byo kukwereka birimo ahubwo wowe ujya ureba amafaranga ntabwo birimo kuko ntabwo namukwereka wowe se wenyine si wowe uvuye i Kigali vuba asanga mwarahuriye reka njye nari ndi kwigendera nangiye guca mu za nzira ziraruguririye umva nca noneho ya nzira yo hepfo nshakiranye nawe guke umva ndavuga ati akivuga amafaranga numva ndagiye ibaze ko nanamubwiye yuko ngewe nkunda amafaranga ku buryo no mu kuzimu bavuze ntangiye mamuzi mubizi sinunzi ku mafaranga agenda wowe ni umusazi ariko mana ndagukijije urakize nasibundi ntarigeze aguhereza ngo uzane tutangire tumwe nibwo twatuhuye kandi yarabwiye ko tugiye kujya kuri banki uzi n'ikindi agiye kubishyira mu gatoka gake
so umuhungu nuwaye ko niba kayitse yose ko nyizi uwo muhungu nuwaye wowe se ubundi wamumenya ute urara n'umuntu yaramundeye wari kumumenya ahubwo da nta nubwo namumenye wowe wundi ndabona ibyishimo byarabuze kwa kundi nari nkuzi wowe wa kera ntabwo ari kumeze uzi ko nahise ko ndasanga uri ikigore gifite ibibuno ubwo se wakwishima nawe mugabo nyarakubwira ukishima ubwo nyine wafiringa ibibazo byawe ibyo ntabyo mberuka ibyo naryaga ndi mu rugo i Kigali ubwo nyine byararangiye ubwo nyine ubana kwihangana ubwo nyine ujye wihangana ubyuza uzi se ko n'ubusanzwe turi inshuti magara ntabwo nakwima kubintu hasi ariko nakaga telefone nzakaguhereza sha zakana mbere niba atazakagurisha niba agurisha telefone ntabwo nayibona ahubwo izabijyane njye yagiye kugura iphone ya masa 3 uwo mukobwa we nasanga ibyo byazo ni Kigali kanyera genda mu cyumba uraza kiriya kiba dushyiramo ibyo kurya ufata ibyo ushaka byose nahashye narushe musingama ku giti agatara we ngamuhereza ngamwereka ko yuko ngenda ari umugore w'abandi abo nawe wisofiringa ibyanjye ariko abagore b'abakene inshuti uraniga mbabarira ahubwo kubera ko uri inshuti yanjye naribi ntacyo nakwima umva ariko uwo mugabo yaba yambaye ibibodaboda by'imikara bifite na taro mo imbere mana wasanga atajya kukurusha yese naruha nk'uwawe nusi ko barukunze namukunda se amafaranga wumva atari ikintu njye kimbwira amafaranga namukunze kandi urumva njye nta n'uwamunyangisha ntabwo byakunda nzaba ndareba uwo mugabo wawe umurebeshwa n'iki ubu ngubu uri muri filime ntabwo uri kureba neza nubona amafaranga uzamubona ubu ntabwo wari wamubona uzamubonera ku mafaranga ku masoko yandi yo inzozi ntabwo wamubona ntabwo ari nka yiriye murayangera iyo mbwebwe yawe ntabwo ariko shiri ubundi twarakundanye igihe kinini njye nawe ntabwo nakunda kwerekana ukuri nuko nari twivugishwa bya bindi byanjye mubizi se ariko dufite gahunda y'uko azaza kunsura hano rero nagera hano nzahita mubwira uzundebe nawe murebe neza mubona umva ariko ni mwiza aho ariko wamubonye yambaye ibicabara aba yambaye mu nzira ntabwo wamenya ko afite amafaranga ariko umunwa we n'ibyo afite umva afite amafaranga pe umva nta nubwo umubuyogana kabwo agatera ishoti kakagwa no mu gihugu nzaba ndamureba bakamaze bajya kwifatira umva genda ufate n'amavuta nitwa bande se ko ndi kubona muri bashyashya ngana ngende mu mudugudu muri bande mwese njyewe ndi umuturage w'ahangaha hano nshaka kumenya amazina yanjye narinje kukubarura mu gitabo cy'umudugudu ko bambwiye ko hano ari umuntu mushyashya uhageze ese urambara uhagaze hari ubundi n'ubundi